Yesu ashimwe. Dushimye Imana ikomeje kubana natwe no kuturinda kandi ikaba iduhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye igitabo cyo kubara, dusomye igice cya 5 n'igice cya 6. Twasomye n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 26. Imana itugirire neza. Muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twabonye ukuntu Pawulo yisobanuye ku mwami Agripa. Nk'uko twari twabibonye ejo mu gice cya 25, Festo yari yabwiye Agripa iby'uyu Pawulo, bituma Agripa agira amatsiko yo kumwumva. Muri iki gice rero agiye kumwumva Pawulo anisobanure, amuha ubuhamya bw'ukuntu yahindutse, uwo yari we n'uwo yabaye we. Imana itugirire neza. Nk'uko tubisoma ku murongo wa 9, Pawulo yavuze aya magambo: ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti. No kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu nzu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu. Kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza mu midugudu y'abanyamahanga. Ngikora ibyo njya i Damasiko, mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru. Nkigenda ku manywa y'ihangu, mwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, unsangana n'abo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti: Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti: urinde mwami? Umwami aransubiza ati: ndi Yesu uwurenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye, ugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera, ngukize ab'ubu bwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko babarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Imana ishimwe. Pawulo rero arahamya, avuga ukuntu yahindutse, avuga ukuntu yari asanzwe arenganya ubwoko bw'Imana, nuko yabikoranaga umwete, ariko ahuye na Kristo arahinduka. Imana ishimwe. Nahoze nibaza nsoma aya magambo, nsanga ikintu cyatumaga abantu b'Imana, abantu Imana yahamagaye bayihamya bashikamye, bayihamya bashize amanga, nuko babaga barahuye na Yesu, babaga bafite ibihamya bituma batamuvaho. No mu makuba, no mu kaga, no mu nzu z'imbohe, ntabwo bihakanaga Kristo, kubera ko babaga barahuye nawe, babaga bafite ibihamya bituma bamuhamya, bakavuga uwo ari we, babaga bamuvuga bamuzi. Imana itugirire neza. Ndagusabira mwene data, nanjye nisabira ngo tugire ibihamya bituma tutava kuri Kristo, tumubwire abandi, nabo bave mu bubata bw'umwijima, bave mu butware bwa Satani, nabo bajye mu mucyo nk'uwo natwe twagiyemo, wo guhishurirwa Kristo, tukamwizera, tugahinduka abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu gitabo cyo kubara twahabonye amategeko. Ibi bitabo iyo mbisoma, bino bitabo bya Mose, njya numva mfite ishimwe mu mutima, nkavuga ngo Yesu warakoze, wagize neza, kuko waducunguye natwe abanyamahanga tukaba abana b'Imana. Njya nibaza aya mategeko nkumva yari menshi kandi yari akomeye, ariko reka mvuge nka wa muririmbyi wavuze ngo turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma y'Umwami Nyirimbabazi. Imana ishimwe kuko Kristo yaje akaducungura,
akaba umutambyi, akaba n'igitambo Imana ishimwe. Rero habaga hariho amategeko y'uburyo bwinshi nk'uko twabibonye. Twabonye ukuntu hariho amategeko ategekwa abanduza, itegeko ryo gushora umugore ufuhiwe, itegeko ry'abanaziri. Hagiye habaho amategeko atandukanye kandi abantu bagombaga kubahiriza n'uko bagombaga kuyakora nk'uko twabibonye. Ariko twasomye n'ukuntu abatambyi bari abahesha b'umugisha, bagombaga guhesha umugisha abayisiraheli. Ndakwibutsa ko nawe uri umutambyi mu bwami. Turi abami n'abatambyi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Dukwiye rero guhesha umugisha. Ukwiye kwatura umugisha, ukwiye kuba umuhesha w'umugisha aho uri, aho ugenda, mu bana nabo. Imana ishimwe. Watura ibiki, uvuga ibiki, ariko ukwiye kuba umuhesha w'umugisha nk'uko abatambyi bari bategetswe guhesha umugisha abisiraheli, bababwira amagambo twabonye, ari nayo magambo twazirikanye none, ariyo mirongo twazirikanye none. Umurongo wa 24, wa 25 na 26 w'igice cya 6 haranditse ngo, Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Imana ishimwe. Nanjye soje nkubwira ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguha amahoro mu izina rya Yesu. Amen.